Muraho, ndabashimiye kuba mukunda kudukurikira kuri EDP Rwanda ndetse na Immigration, aho serivisi z'ubujyanama ku bijyanye na visa n'ibindi bikugeraho. Tugiye kubabwira ku nkuru y'umuhanzikazi uzwi cyane witwa Marina, aho yakunze undi muhanzi witwa Christopher, urukundo rudashoboka. Inkuru z'urukundo ni inkuru abantu bakunda cyane, nyamara iyo bigeze ku bahanzi n'abahanzikazi ndetse ubwabo ku giti cyabo, buri wese aba akundwa ku giti cye, ariko ni gake cyane umuhanzikazi ashobora gukunda umuhanzi mugenzi we ariko ibintu ntibikunde. Iyi ni inkuru y'umwana wirwanyeho kugeza telefone imwe gusa imugize umusitari. Utu byagenze gute? Ikaze kuri EDP Rwanda, kora subscribe. Umwana wo mu burasirazuba bw'u Rwanda wari ubayeho mu buryo busanzwe, nta muntu n'umwe umuzi. Umunsi umwe hari ikiganiro cy'umunyamakuru witwa Uncle Austin. Ikiganiro cyabaga kuri radiyo yitwa Kiss FM, murayizi. Iyi radiyo ikoraho abantu benshi muzi, barimo Antoinette, wahoze ari umukozi wayo witwa Sandra Yirisheja n'abandi. Aha kandi naho hakoze rutura na Uncle Austin. Uncle Austin uyu yari umunyamakuru uzwi cyane, ukunda gutanga ibiganiro by'abastar ndetse no gukina indirimbo, ari nako aganiriza abantu. Austin yari afite ikiganiro kivuga ngo uririmbye indirimbo neza agace k'indirimbo agomba gufashwa akaba umusitari. Aha niho Marina aziramo. Umuhanzikazi Marina icyo gihe wari utari umuhanzi, wari umwana usanze ukirwanaho, yaje guhamagara kuri telefone, maze telefone isonnye Uncle Austin atiririmba. Marina aririmbye, nuko umuhanzi akaba n'umunyamakuru Uncle Austin aba aratangaye cyane, ati ijwi ntirisanzwe, wa mwana we mutoya, ndagushaka nzagufasha. Umukobwa mu guhamagara mu ijwi ryiza cyane, Marina aririmbye nyine, Austin ati ndagushaka. Austin yakoze ibyo yari yemeye, ageze uyu mwana muri studio, ndetse Kiss FM ipromoting indirimbo ze. Marina abanyarwanda batangira kumukunda no kumwumva. Marina yavuzwe ibintu byinshi kugeza amagingo aya, ariko nta muntu wari uzi iby'urukundo rwe yakunze Christopher. Marina yaje guhura na Christopher. Kubera ko yamwemeraga rero, barahuye, gusa Marina atinya kubivuga, nk'uko amakuru bivuga n'isoko dufiteho z'amakuru zitubwira. Ariko inshuti za Marina ngo zaje kubwira umuhanzikazi Knowless wari muri label imwe na Christopher ya Kina Music. Uko mubyumva, inkuru yarenze umuntu umwe iba yamaze kuba kimomo. Knowless aho kugira ngo abibwire Christopher, ngo yabanje kwikoza muri studio kuko byari bimubereye inspiration, nuko kuririmbira indirimbo ijyanye nabyo rwose ngo narashize. Benshi indirimbo mwarayumvishije. Butera aba ayikojeje Christopher ko Marina amwemera, ariko abona ari umusitari kandi shape ye nuko ateye bimutera ubwoba. Hano ko Marina yabonaga Christopher n'imiterere ye kimuteye ubwoba, nuko Christopher nawe yikoza studio yiririmba indirimbo yitwa Abasitari. Ntabwo murabyumva ko ibya Marina na Christopher byabaye indirimbo na inspiration gusa. Amakuru atubwira ko Christopher na Marina baje guhura, ariko Marina ntiyatinyuka. Icyo akora mu kiganiro cya BNP FM, Marina aheruka gutangaza ko crush we ari Christopher, ndetse n'ubu ariko bikiri, nubwo yamukunze urusaro rudashoboka. Abanyamakuru bati muraberanye, nawe ati yego, ariko se bivugwa ko Badrama yakunze Marina ndetse akaza no kumufasha kumushyira muri label ye no kumukorera indirimbo, ariko ngo ntibyagwamo. Hari abavuga ko byari akazi gusa, ariko Marina aherutse gutangaza ko impundu zitamuhira, ahubwo yiyemeje kuba single but not searching. Nimureba iyi nkuru muri benshi, tuzatumira Marina atwibwirire neza inkuru mpamo kuri ibi, niba atari bihuha bamuvugaho cyane niba ari ukuri. Iyi ni EDP Rwanda na Immigration, kuri serivisi z'ubujyanama wareba nimero muri comment zipininzi. Hagati aho nubwo tubabwira inkuru ya Marina ni umuhanzi wasohoye indirimbo nshya, mushobora kujya kuri YouTube mukareba. Akaba ari n'umuhanzikazi mwiza cyane kuko afite ijwi ridasanzwe, nk'uko nyine telefone imwe yonyine ariyo yamugejeje kuko umuzi yitwa Marina. Inkuru z'urukundo za Marina ni nyinshi, yagiye avugaho ibintu byinshi, harimo ibinyoma, harimo n'ukuri. Icyo kora nimutubwira ko mukeneye kumenya ukuri kose, tuzamuhamagara tumutumire aze ababwire neza ibyo byose. Umunsi mwiza kuri mwe mwese, bye bye.